mwewe Imana ishimwe cyane kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye Imana ishimwe cyane kandi yarambabariye yangira imbore yamviriye amaraso yo mu mutima we yanezerewe cyane kuko yashunguye Imana ishimwe cyane kandi yarambabariye yangira imbore yamviriye amaraso yo mu mutima we yanezerewe cyane kuko yashunguye Imana ishimwe cyane ibyiza yakoze bifite mu mufasha Imana ishimwe cyane umfasha mu bintu byose bikomeye Imana ishimwe cyane imibabaro yanjye yose ahindura iyo mibabaro wanezeza Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane imibabaro yanjye yose umwami ahindura iyo mibabaro wanezeza Imana ishimwe kuko yumva amasengesho Imana ishimwe cyane kumana mw'ijuru mfite umugabane Imana ishimwe cyane mu mwanya muto tuzabona umunezero Imana ishimwe cyane mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba Yesu ubwazatwambika ikamba ry'ubugingo mwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane mw'ijuru abera bazamurika nk'izuba Yesu ubwazatwambika ikamba ry'ubugingo mwitegure kuko azagaruka vuba Imana ishimwe cyane Haleluya Amen Haleluya Amen Haleluya Amen Imana yacu ishimwe kandi Imana yacu iduhane umugisha ino ndirimbo ndayikunda cyane ivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we Imana ishimwe cyane Amen ijambo nabazaniye uyu munsi ni ijambo rivuga ngo Yesu aradukunda Haleluya Amen Imana iradukunda hindukira ubwire mugenzi wanjye Imana iradukunda Imana yacu iradukunda hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo urukundo rw'Imana ngo ni rurerure cyane ngo nta warurondora Haleluya Amen urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nta warurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nta warurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nta warurondora yatanze umwana wayo w'ikinege aradupfira iyo umuntu abivuze ntiyabirondora yahera mu gitondo akageza nimugoroba urw'Imana idukunda burya nta warurondora urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda nta warurondora urw'ikunda abakobwa ni rurerure cyane nta warurondora ni rurerure cyane urukundo rw'Imana ni rurerure cyane urw'Imana idukunda
rurerure cyane burya ntawarurondora. Urukundo rw'Imana Ni rurerure cyane ubw'Imana idukunda ntawarurondora. Haleluya. Amen. Imana yacu iradukunda ku kigero wowe utabasha kubivuga ngo ubirangize. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Reka tudatinze kuko iminota tuba dufite abari mikeya. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Baroma ni ibice 8. Abaroma ibice 8 turahera ku murongo wa 35 twumve ese ubundi Imana irashaka kuvugana iki natwe muri uyu mwanya. Imana yacu tugirire neza. Haravuga ngo ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa ni ibyago cyangwa ni ukurenganywa cyangwa ni inzara cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahanijwe n'intama z'imbagwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze, kuko menye neza yuko naho rwaba urupfu cyangwa ubugingo cyangwa abamarayika cyangwa abategeka cyangwa ibiriho cyangwa ibizaba cyangwa abafite ubushobozi cyangwa uburebure bw'igihagararo cyangwa uburebure bw'ikijyepfo cyangwa ikindi cyaremwe cyose bitabasha kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Haleluya. Amen. Ni ijambo dusomye mu Baroma ibice 8 guhera ku murongo wa 35. Ubwo niba ufite agakaramu rwose uze gushaka ahantu byandika, uze kongera ubisome, uhere hejuru urebe ese bimeze bite. Urukundo rw'Imana ni rurerure cyane. Imana yacu iradukunda. Uyu Pawulo yandikira Abaroma we yararimo ababwira ati ese ubundi ni iki cyadutandukanya n'Imana? Ese ni ibyago? Ese ni ukwicwa? Ese ni amakuba? Abigishwa ba Yesu bahuye n'ibibazo bikomeye cyane barimo bavuga ubutumwa, kuko abategeka b'isi nibo bari bafashe Yesu baramumanika baramubamba. Nyuma yaho aza kuzuka kandi batari babyiteze. Iyo nkuru ntabwo bashaka kuyumva ko umuntu yazuka, sibyo? Amaze kuzuka bashaka guhisha icyo kintu. Iyo nkuru rero kugira ngo ihishwe ntabwo byari bigikunze, kuko abigishwa bari bahawe umwuka wera. Umwuka wera urabatinyura. Haleluya. Umwuka wera niwe ujya utinyura abantu bagatinyuka bakabasha kuvuga mu bihe bigoye, mu bihe biruhije. Bamwe barishwe, bamwe babatetse mu ngunguru z'amavuta. Yohana bamutetse mu ngunguru y'amavuta, bafashe amavuta barayacanira. Ariko reka mbabwire, muhereze Imana yacu icyubahiro. Yohana bafashe ingunguru y'amavuta baracanira, amavuta arabirindura, kwa kundi mujya muteka agafiriti, arabirindura. Amaze kubirindura baramutereka, bamuterekamo. Bamaze kumuterekamo Yohana avamo ari muzima. Muhereze Imana yacu icyubahiro. Imana yacu ifite imbaraga. Yohana yapfuye urupfu rusanzwe, kwa kundi usaza ugasaza, ugeze mu zabukuru ugapfa, nyine n'urwo rupfu yapfuye. Bakoze ibishoboka byari byo byose ariko ntiyapfa. Haleluya. Amen. Petero bamushyize mu nzu y'imbohe, baramukingirana ngo kwari ku munsi wa Pasika, bavuga ngo bari bumwiyongeze. Hari undi mwigisha wa Yesu bari bishe, baravuga ati turi bumwiyongeze. Abarangije ngo muri iryo joro ngo bagenzi be basenganaga baravuga bati reka tujye gusenga. Bati ibi ntabyo. Barangije bagira gute? Bajya gusenga. Ngo bagiye gusenga, marayika, Imana yohereza marayika ngo aragenda ajya mu nzu y'imbohe, ngo arangije inzugi zirikingura. Yego, ngo marayika ngo aramubwira ati
byuka haguruka ukweture inkweto zawe hanyuma tugenda. Agira ngo ari mu nzozi. Buriya umuntu iyo ari mu nzozi ashobora iyo umuntu ari kubona ibintu bidasanzwe hari igihe avuga ati reka nikubita hari atumenya hari ndimo ndarota ndebe ko nkiri maso. Haleluya. Hatari ndimo ndarota. We yagiye kubona abona iminyururu yari muhambire. Uvuga ngo yarahambiriwe iminyururu ku maguru ku maboko ahantu hose azengurutswe n'abasirikare 16. Urumva ubwo bari bafite abatuye umuntu ashobora kuducika. Bari abasirikare 16 bamurinze bose. Marayika araje arabanza arabasinziriza, yego, hanyuma arangije kubasinziriza amusohora, inzugi zirakinguka, aragenda ajya ahise asubira hahandi babakuye bari gusengera ngo bajye kumwica. Agiyeyo nuko arakomanga, barebye basanga ni Petero. Bati Imana ni igitangaza. Haleluya. Amen. Pawulo rero yandikiye Abaroma arangije arababwira ati ese kuba turi kwicwa ibyo byadukura mu rukundo rw'Imana? Imana yemeye gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo aze aduhuze n'Imana, kugira ngo abamwizera bose babashe guhabwa ubugingo buhoraho. Aravuga ati ibyo ntabwo byadutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ese ni amakuba? Ese kuba umuntu yarwaye ibyo byamutandukanya n'Imana? Aravuga ati hoya, ibyo narabisobanukiwe. Haleluya. Imana yacu iradukunda, yadukunze urukundo rukomeye. Iyo dusomye mu Itangiriro niho dusanga mbere na mbere urukundo rw'Imana. Imana yaremye umuntu imukunze, irabatereka tureme umuntu ase natwe, yego. Birangije bamaze kumurema, Satani nyine yaje mu isi amaze kwigaragambya. Amaze kwigaragambya mu ijuru, Satani amanurwa mu isi. Icyo yahereyeho ni ugutandukanya umuntu n'Imana. Niyo ntego ya mbere yahereyeho. Arangije ashuka Eva nawe ashuka Adamu. Barya ku giti bari barabujijwe. Kandi Imana yarababwiye ati nimukirya no gupfa muzagira gute? Muzapfa. Maze rero inzoka iramushuka iramubwira iti Imana yarabashutse. Ikintu yababwiye yarababujije ntago gupfa byo mwapfa. Ese uko ndiho murabona mfuye. Ati ntago wapfa. Ati ahubwo yabahisha ibanga rikomeye, nimuryaho muzagira ubwenge nk'ubw'Imana. Ati mubashe kurema, yego, mubashe kurema, mbega ubushobozi Imana ifite namwe muzabugira. Muzahumuka amaso mumenye ubwenge. Kandi niko byagenze. Haleluya. Amen. Bakimara kurya kuri icyo kibuto, Satani ibyo yababwiraga mu ruhande rwe byari byo. Ubwenge bwo bakimara kurya barabugize. Buhumuka amaso bahise babona ko bambaye ubusa, bahise bahumuka amaso babona bambaye ubusa. Kandi ubundi bari bibereye aho ngaho, ibyo by'imyenda ntabwo byabagaho. Nta byari bihari. Umwe areba undi akumva nta soni zigize gute zimuteye. Ibyo by'imyenda byazanywe n'icyaha nyine cya Adamu. Haleluya. Amen. Hanyuma urukundo rw'Imana rugaragara ryari? Gupfa ko mu buryo bw'umwuka, mu buryo Imana imureba ako kanya rwose, urupfu rwo rwahise rwirema ako kanya. Icyo Imana yakoze ni iki? Yaravuze ati kubera umuntu namuremye mukunze, Imana yishe inyamaswa mu cyimbo cye. Murabyumva? Yafashe inyamaswa irayica mu cyimbo cya Adamu. Aho kugira ngo Adamu apfe, hapfuye inyamaswa ibi gitambo. Ni nabwo ibitambo tujya dusoma mu bitabo by'Itangiriro no Kuva n'ibiki niho byaturutse. Ni igitambo cyo kugira ngo byibuza amaraso ahorerwe icyo cyaha cyagize gute cyabaye. Irangije ifata uruhu irarubakingiriza ngo bahishe ubwambure bwabo. Cyo ni ikintu kigaragaza urukundo rw'Imana. Haleluya. Iyo dusomye Yohana ibice 3:16 tuhasanga Yohana yarangiza avuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ubugingo
ubundi ubugingo twari dufite ubugingo budapfa. Yego, ubugingo ntabwo ubundi umuntu yapfaga, yagombaga kubaho iteka ryose, ariko akimara gukora icyaha yahise nyine yakira ubugingo bugira gute, bupfa bubora. Ariko Imana ishimwe yuko kwizera Kristo aricyo kizaduhesha ubugingo bugira gute, buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Burya iyo usenga utekereza ku rukundo rw'Imana, utekereza ukuntu Kristo yavuye mu ijuru akaza mu isi ku bwawe, ujye ubikura kuri ba bandi cyangwa se ibiri muri Bibiliya, ahubwo wowe ubyishyireho uvuga uti Kristo arankunda. Haleluya. Ugerageze gukora ugukiranuka uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo urwo rukundo rw'Imana uruhe agaciro. Sibyo ra? Ibyo ngibyo bizagufasha muri uru rugendo, ariko icyo nababwira ni uko Imana igukunda. Kuba ufite ubukene ntabwo bikuraho yuko Imana igukunda. Yego, kuba mu ababyeyi bitameze neza ntabwo ibyo ngibyo bikuyeho yuko Imana igukunda. Urukundo rw'Imana runagaragarira mu bibazo. Yego, kuba abantu ari abanyabyaha ntabwo bikuyeho yuko Imana ibakunda. Imana iracyabakunda kuko itegereje yuko bihana. Kwa Yona imutuma i Nineve, yarabatumye imutumayo ngo agende aburire ab'i Nineve kugira ngo bareke ibyaha. Bamaze kuburirwa ngo Yona we yarababaye, ati ni gute utabahannye bitewe n'ibyaha bakoraga. Yona yumvaga Imana ikwiye kubahana koko bagapfa, yanze no gutaha, ngaragenda ahagarara mu marembo y'igihugu aho ari busohokane, ati iminsi 40 ndayitegereza mpaka mbonye bapfuye. Arangije abona ntibagize gute, ntibapfuye. Arangije arababara arakara. Ariko urukundo rw'Imana, Imana yishimira ko abantu bongera bakihana, bakongera bagakira, kugira ngo bongere bahure n'urukundo rwayo, bazabane nayo ubuziraherezo mu buzima butagira gute, budapfa. Reka duhereze Imana yacu icyubahiro, twakire neza ijambo ry'Imana. Turagushimiye nyakubahwa Imana, tugushimiye ko udukunda. Urukundo rwawe ntirurondoreka. Mu minota twari dufite ntabwo twabasha kubivuga uko bikwiriye, ariko urukundo rwawe Mwami rurahambaye. Urwo wadukunze ni urukundo rukomeye. Ibibazo ntabwo bikwiye kudutandukanya n'urukundo rwawe, ubukene ntabwo bukwiye kudutandukanya n'urukundo rwawe. Haleluya. Turagushimiye nyakubahwa Imana, komeza kudukomereza muri ubu buntu bwawe. Uru rukundo rwawe dukomeze kuruha agaciro, kandi Uwiteka Nyiringabo ntaba ari twebwe rwose, ahubwo imbabazi zawe zo kutubaho. Tubisabye twizeye yuko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.